tugiye kureba ko umuntu ahuza porogaramu ya NetBeans akayuzana MySQL ukoresha agafayiro kitwa Java Database Connector n'agafayiro gahuza Java kakayuzana MySQL. Turakoresha ya porogaramu isanzwe ya NetBeans ndetse tuzakoresha n'iyitwa Example ikora kuri database indi igakora muri Java. Noneho iyi Java Database Connector ihuza NetBeans ikayihuza na Example, ni ukuvuga ngo ihuza database na Java. Reka dukomeze. Ikintu cya mbere ni ukudownloadinga in application yawe yitwa Java Database Connector jar file. Urakopiya izina riranga cyangwa se ubyandike muri browser yawe, ugakanda kuri free download, ugahitamo ino link ya mbere baguha, ugakanda kuri download iri zip, ugakanda OK, ugakanda kuri download, ukajya kureba aho downloadingiye, ukanizipinga ukoresheje 7zip cyangwa se izindi programu zikora unzip. Ukajya kuri 7zip kandi kuri zip and unzip file yaje ni jar gatatu. Urabona ko mwibera harimo ka document twashakaga cyangwa se ka file twashakaga kitwa Java Database Connector jar file. Ibindi ukomeza ni ibisanzwe. Tugiye kujya muri database, dukreyemo database yitwa CBE. None urugero mfashe nawe ushobora gukora database yawe, ariko mu rwego rwo kugira ngo ubyumve neza ushobora gukoresha ino database. Turafungura example control panel, ugafungura izi actions ebyiri ukazistatinga. Iyo umaze kuzistatinga ujya hano ku ya kabiri ariyo ya MySQL, ugakanda kuri admin. Tugiye kurema database, uraza hano kuri new wandike kugiye kurema database yitwa CBE, ukanda hano kuri create. Tugiye kurema table yitwa boy, tugiye gushyiraho amakorone make kugira ngo tubashe kubyumva neza. Ukanda hano kuri go. Korone ya mbere iraza kuba ari ID y'umunyeshuri cyangwa se nomero z'umunyeshuri. Urumva ko ubwoko bwa integer ndashaka kwajya nimero 3. Iyi ngiyi iraza kuba ariyo primary key, uraza kujyana muri index uyigire primary key. Ukanda hano kuri go. Dukomeze. Kaza hano ugashyiramo izina ry'umuntu ngo turaza gukenera cyitwa ID, dukeneye n'cyitwa name. Urumva ko izina ari ubwoko bwa string. Uraza guhitamo hano varchar, bahitamo ko izina ry'umuntu wenda ritarenza amakaracteri cyangwa se inyuguti 50 cyangwa se 25 ubiko ushaka nta kibazo. Ukanda hano kuri save. Igikurikiyeho rero no kujya muri NetBeans nkakora porogaramu iza gukurura amadata cyangwa se ikizatingamo hano amadata muri database. Uraza kujya muri NetBeans ukreye porogaramu nshyashya, uhitemo Java with ant, uhitemo Java application kandi next. Igiye guhuza na porogaramu yitwa CBE, ndandika CBE ariko kwa kwanjye nsanzwe nifitemo ndongeramo inyuma nanone. Bakanda hano kuri finish. Ikintu cya mbere no gushyiramo ka document cyangwa se ka file kagufasha guhuza Java na NetBeans. Uraza no muri library ukandira right click, uhitemo jar folder, add jar folder. Uze kujya muri ka document wa downloadinze, uraza guca hano ndajya muri download, aho naka downloadinze ngiye cyangwa biri muri compressed. Nkahitamo jar gatatu kwa ariyo irimo, ushobora gusanga ari jar rimwe kwa ari gukishyiramo. Ikanda hano kuri no folder ugahitamo ka file gafite .jar extension, ugakandaho. Iyo kagiye muri gahita kaza ahangaha, ni ukuvuga ngo kuva katajeho ngaka urabona ko kajemo. Ugomba gufungura hano muri library iyo ukabonye tumenya ko kajemo. Tugiye gushyiramo form rero idufasha kwivamo amadata. Uraza ukanda kuri akadirishya ka application yawe, kandi ni uhitemo new gframe form. Iyi form igiye kwinjizamo amadata muri table yitwa boy. Ugiye gushyira muri boy, urandika boy bayibanze nk'uko, ukakanda no kuri finish. Ntabwo uri gushushanya ibintu byinshi hano, abantu benshi bazi gushushanya, aho ngiye gutinda muri code uno munsi. Uraza ugashyiramo label ivuga ID y'umuntu, yavuga ngo binjizamo ID. Uraza kuri no label ukandira right click, editing text ushyiremo ID. Ugiye gushyiramo indi label iza kwinjizamo izina ry'umuntu niryo name. Ukanda right click, edit text ushyiremo name. Ugiye gushyiramo text field aho biri buze kwinjira biciye, ugahitamo text field ukayiterekamo, ugashyiramo indi text field iri buze kujyamo name, ukazigira nini kugira ngo amazina n'imibare bize kujyamo. Ikindi ni ugusiba ano default text yizanamo. Uraza ukanda no kuri edit text, ukandira right click, edit usibe ibirimo, nanga ukandira right click, edit usibe ibirimo. Ikindi ngiye gusimbuza izina ndibuze guhamagara hano ninjya muri programu ya Java. Ukandamo hano, ukandira right click, wandike change variable name, uyite text ihagarariye iki byagizweje inyuguti ntoya. Text mu nyuguti ntoya, text ihagarariye ID, ndayita text ID. Ukanda no kuri OK, ukaza nange ukandira right click, change variable name, ukayita text ihagarariye name, ukagira OK. Ikindi ni ugushyiraho buto umuntu ari bukandemo kugira ngo amadata ajye muri database. Bayizana iyo buto ukayita save, urayita ukanda edit, wandike save, no gusavinga muri database. Ubwo no tugiye gushyira code zose, uraza ukanda no buto yitwa save, ugasiga umwanya munini ukajya kwandika code aho zitangirira.
ikintu cya mbere ukeneye library iza kuguhuza na SQL. uraza hano kuimportinga, uraza hano munsi ya package kuimportinga, urandika import java dot sql dot, ushyiremo indi dot hano ibanza, nurangiza ushyiremo or ya gutya, ubundi ushyiraho akamenyetso gasoza, akamenyetso gasoza ni kamwe gasanzwe. Yego, icyo bishatse kuvuga uravuze ngo nzanira class iri muri java ikorana na SQL, uzane metode zayo zose. Nicyo ino metode zisobanuye, cyangwa se nicyo ya import isobanuye. Turasubira muri code zacu. Ikintu cya mbere ushyiramo ni try and catch. wandika try imeze kuriya, ugafungura utu tumenyetso, ubundi ukazana ukinjiramo hano imbere, cyangwa se the try and catch tukaza kwishyiramo nyuma. Reka tuze kwishyiramo nyuma. Icya mbere wahamagara ni class igufasha guhuza java database connector jar file. Yego, uko bigenda uraza gukanda cankuru class, ukande dot for name, ushyiremo double quotation, wandike com dot mysql uhitemo dot java database connector, uhitemo kandi dot driver, urandika down driver, ushyireho ka kamenyetso gasoza. hano ndavuga ngo byaba byiza wisara wirinze ukoresheje try and catch. Uko bigenda urabona ko hajemo error, urahita uza hano ukanda ka karere k'umutuku, uhitemo umurongo wa mbere gusara abandi wiz try and catch, kubikandaho. Yego, twakomeje. Ikindi ukeneye ni connection kuri database yawe. Kugira ngo wikonekite kuri database yawe, uraza gukanda connection, urandika cankuru connection tubaza kwita con, uraza kuyivana he? Uraza kuyivana muri driver manager, urandika down driver na manager, jya muri driver manager, ushakiramo connection, get connection, ugahitamo iya mbere. Uvuga ngo tugiye kwikonektinga kuri zamp database, ariko duhereye ku kintu bita java database connector. Java database connector, ubundi ugashyiramo utumenyetso. Ikindi ngamba kuri java database connector ni kwikonektinga kuri na SQL, ugashyiramo twa tumenyetso, ugaca ku kintu cyitwa localhost, kubera ko iriya database iri muri mashini yanjye, ariko uraza utumenyetso tubiri, uturongo tubiri, andike localhost, ugashyiraho utumenyetso nanone, ukandikaho port number ya PHP my admin 36 ikindi ugashyiraho agaslash, ugashyiraho izina rya database yitwa CPE, ugasohoka hano muri izi double quotation, ugashyiramo tugiye guca ku muyobozi witwa root, ugashyiramo root nk'uko dusanzwe tubizi, ntangira password, ugashyiramo virgule, ushyiramo password iriho gusa igaragazwa na double quotation zidafite ikintu, ugashyiraho akamenyetso gasoza inyuma, ukanda enter, uraza kuri aka karongo k'umutuku, ukagakandaho, mbega bameze nk'abakuzaniye rero, ariko ntabwo ari mu by'ukuri. Uraza ukanda kuri aka karongo k'umutuku, uhitemo iyo option ya mbere yitwa add catch clause. Yego, iyo ukanze kuri add catch clause, error itimamo, tugakomeza. Ikindi ni ugushyiramo code za SQL z'ibyo tugiye gukora. Izo code rero ziraza kuba ubwoko bwa string, urandika s nkuru string, arabonamo i, ugashyiramo i string. Ngiye gukora string y'ibyo ngiye gukora muri SQL. Code zishyiramo muri SQL urazita insert into, izo code zishyira muri database insert into, tugashyiraho table name yitwa boy, insert into boy, ukandika values, ugashyiraho utumenyetso tubiri. Ndabibutsa ko table yitwa boy ifite ID, uvuga kuri ID ndashyiraho question mark, ndashyiraho virgule, iya kabiri ndabibutsa ko ari name, nayo ndashyiraho indi question mark. Question mark imwe ihagarariye ID, indi igahagararira name, nk'uko twabibonye muri table. Ugashyiramo twa tumenyetso dusoza inyuma. Ikindi ukoresha ikintu cyitwa prepaid statement, uraza gukanda pankuru prepaid statement, ese nayo igomba kuba ari nkuru statement. Ndaza kwita PS, ndaza kuvuga ko ingana na ya variable yo kuri connection ariyo twise con ndahitamo prepare statement, niyo ndi buhitemo. Ntabwo tujya guprepara statement ijyanye na SQL n'ibyo, nyuma ugashyiraho akamenyetso gasoza.
iyo ugeze hano code ziba ziri kugana ku musozo tugiye gushyiramo id turandika ps ariyo iyi ngiyi prepared statement ngiye gushyiramo id bayitamo dot set id ndayibutsa ko ari integer set int ndahitamo set int ariko kugira ngo mbone ino variable ijyanye na id ngomba kujya muri text field ya id ndaza kujyamo hano ndebe izina twari twasetinze hano ndareba gutya twagize text id ngo ngiye kugetinga value irimo hariya ndasubira muri code bakanda hano kuri source dusubire muri code ngiye guhamagara value irimo hariya ndayihamagara ari ubwoko bwa string urandika s nkuru string ngiye guhamagara variable yitwa id bikuye muri text field yitwa id yitwa text id ndabyita dot get text kugira ngo mbone text iri muri iriya text field nubwo ishaka akamenyetso gasoza ariko ikibazo ni uko text field zitajya zumva integer muri make ngiye guhamagara ino variable nahamagaye yihindura integer kuko ahangaha urabona ko ari string ngiye guhinduramo integer uburyo uhinduramo integer rero ndadekara integer yitwa id kugira ngo bitandukane n'iyi ngiyi cyangwa se nze kwita int id int id yo mu bwoko bwa integer nicyo bishatse kuvuga iraza kuba ingana kugira ngo nahindure ikintu muri integer twavuye ko bandika integer ibanza ikaba ari nkuru integer ibanza ikaba ari nkuru integer dot pass int ngiye gufata ino id ngihinduremo integer nicyo bishatse kuvuga ubundi ugahita akamenyetso gasoza ubundi ugahita uza hano muri code ukandika ko ino variable ibanza hano yo gusetinga text muri makeya nandika ngo aka question aka kabanza gahagarariye id ni ukuvuga ngo akabanza ni akambere gahagarariye ahangaha kagashyiramo variable name ni iriya id iri integer yego bwa kabiri ngiye gushyiramo name kugira ngo nshyiremo name ndabanza ngibone ngikuye muri text field ndadekara string iza kujyamo iriya name string name ngiye gushyiramo name ariko ndayivana muri text field twise name text name ugakanda dot ukagetinga text yanditsemo ugasitamo ku kamenyetso gasoza iyo ugeze ahangaha rero tugiye gusetinga iriya name tuyisetinga muri database urandika prepared statement cyangwa se ps dot set string kubera ko text ari amagambo set string ugahitamo n'ubundi nkavuga ko akadomo aka question mark ka kabiri gahagarariye iyi name hano ndashyiraho name yego hano maze kuvuga ibintu bikwiye kujya muri gatebo ariko ugiye kubyexecute iyo statement ikurikiyeho ukandika ps dot execute ngiye kuexecute cyangwa se ngiye gushyira mu bikorwa ibyo navuze haruguru hano iyo bikoze gutya bihita bijya muri database ariko ukeneye message iza kugaragara hanze igaragaza ko byagiyemo koko ko bigenza uhamagara aka message gaturuka mu bwoko bwa g option box urandika g nkuru g na o nkuru g option pane pana igomba kuba ari nkuru g option pane dot show message dialog igomba kuba ari nkuru nayo show message dialog ugahitamo enter ukananagura ano default values yizanyemo hano ukanagura yose abanza ugashyiramo ijambo rivuga ngo this tuzagiga muri Java uko rikoreshwa rikayishyiramo mu nyuguti ntoya this ugahitamo virgule ugashyiramo virgule ugatanga message ndashaka ko umuntu nazajya kandi iriya buto bigakunda ndazajya nandika message uvuga ngo record successfully bakanda enter none imaze kwinsatinga bigakunda uhita ufunga connection ndandika ya variable yiswe connection twisa no kuri con nandika con.close ngiye gufunga connection ngiye kuraninga ndebe ko byakunze urakora right click hano muri code zawe ukanda hano kuri run file ngiye kwinjizamo umuntu wa mbere witwa Yannick ukanda hano kuri save turebe urabona ko bibaye recorded muri database reka njye kureba ko byabaye recorded koko uraza hano muri database urefresh hano kuri browse urabona ko byagiye muri database n'ubwo buryo bikorwamo tuzakora izindi video zigaragaza uburyo umuntu ashobora gusoma ibyagiye muri database murakoze cyane nani wamugisha